inzozi nyinshi zigiye zitandukanye, ariko hari ikintu kimwe mutigeze mumenya cyangwa se mutari mwamenya, aribwo buryo naje uyu munsi ngo tube twakivugaho kugira ngo mukomeze kugenda mukimenya neza cyane. Wakwibaza ngo ese ni ikihe? Ni ukuvuga ngo nubwo ubona ugenda urota inzozi zigiye zitandukanye, ariko buriya ziriya nzozi zose ugenda urota zifite ibice birindwi cyangwa se nabyita sinzi navuga ngo ni ibice cyangwa se ni nka amoko arindwi y'inzozi. Nukuvuga izi nzozi ziciyemo ibice bigera kuri birindwi. None uyu munsi ngiye kuba nagenda musomera cyangwa se musobanurira imwe imwe kugira ngo ujye urota inzozi ujye ubasha kuba wamenya ngo izi nzozi ni icyiciro kinini cyangwa se n'ubwoko buno bw'izi nzozi. Yes, ugenda ubimenya neza cyane. Ubwo rero niyo mpamvu ngiye kuba nagenda musomera natinze, reka mbanze nzigusomere noneho ndagaruka nyuma ngenda nsobanura imwe ku yindi. Ubwo rero icyiciro cya mbere cy'inzozi abantu benshi mukunda kurota ni inzozi zisanzwe. Iza kabiri mukunda kurota ni inzozi zifite ibimenyetso. Naho gatatu ni inzozi z'ubuhanuzi. Naho kuri kane inzozi zo mu mutima. Kuri gatanu inzozi z'umwuka. Noneho kuri gatandatu ni inzozi z'umubiri. Kuri karindwi ari nazo za nyuma ni inzozi zisubira cyangwa se inzozi zigaruka kenshi, ugasanga hari inzozi ugenda urota kenshi. Ahangaha kugira ngo ubashe kuba wagenda ubyumva neza cyane, ndagenda musobanurira buri nzozi ngenda nyivugaho byinshi kugira ngo ubashe kuba wagenda ubimenya cyangwa se ubyumva neza cyane ibi ngibi ndi kugenda mvuga ahangaha. Kandi ikindi wibuke neza ko inzozi si ibintu byo kwirengagiza. Hari nk'izo ushobora kuba zaguhindurira ubuzima bwawe iyo uzisobanukiwe neza cyane. Ubwo rero reka dutangire tudatinze cyane, kandi mwese namubanjije kuba nabahereza ikaze aho mugiye muherereye kugira ngo mukomeze mugubwe neza cyane. Tugenda tubikora fresh, ariko nkwibutsa kuba wakanda subscribe ndetse ugakora ku nzogera kugira ngo igihe dukoze ikiganiro ujye ubasha kuba wakibona mu bantu ba mbere. Nibyo mba mbifuriza, kuko buriya iyo ukanda subscribe ndetse ugakora like, ibi byerekana yuko nyine turi mu kazi kose turi gukora neza cyane, ariko iyo utakanzeho ntabwo uba ubikoze neza cyane. Rero niyo mpamvu kugira ngo niba udukunda jya ubigaragaza ukanda subscribe, ukora share cyangwa se usangiza ino video abandi bantu benshi bagiye batandukanye, ndetse ukanakanda like, nyuma ukajya muri comment ukatubwira ati meze gutya na gutya. Reka rero ntabwo tudatinze, reka duhere ku nzozi zisanzwe cyangwa se common dreams. Common dreams ni inzozi abantu benshi bakunda kurota. Ahangaha ndahita nkwereza nk'urugero: ukurota ugwa, ukurota urimo ku ishuri nyine, ukurota uri kwiga birumvikana, ukurota uri guhunga umuntu cyangwa se ikindi kintu gishaka kuba cyakugirira nabi, cyangwa se kurota ukora examen. Izi inzozi zerekana ibibazo, ubwoba cyangwa se ibyo wihisha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Yes, nizere ko aho hantu muri kugenda muhumva neza cyane. None se izi nzozi wigeze kuzirota nk'uko mbivuze? Nimba warazirose nyandikira muri comment wandikamo ngo yego, kandi nimba utarazirose nabwo umbwire ngo oya. Urabukoze cyane. Reka tujye ku cyiciro cya kabiri cy'inzozi mukunda kugenda murota. Rero icyiciro cya kabiri ni inzozi zifite ibimenyetso. Symbolic dreams. Symbolic dreams ni inzozi ziba zifite ibimenyetso cyangwa se ibishushanyo bigaragaza ibintu byimbitse. Urugero: kurota amazi menshi bishatse kuba byavuga amarangamutima yawe, cyangwa kurota inzu bivuze uko ubayeho imbere mu mutima. Ikindi nanone kurota imodoka byo bishatse kuvuga uko ugenzura ubuzima bwawe, uko ubutwara ubuzima bwawe bwite nyine muri make. Bivuze ngo izi ni inzozi zerekana amafoto cyangwa se ibintu urota bifite ibisobanuro. Yes. Rero ahangaha tugeze nk'ibutsa gukanda subscribe nimba uri mushyashya kabisa, kanda subscribe ukore ku nzogera kugira ngo tujye tubona mu biganiro byacu bya buri munsi. Rero reka tugende ku gisobanuro cyangwa se ku cyiciro cya gatatu cy'inzozi mukunda kugenda murota. Inzozi z'ubuhanuzi. Prophetic dreams. Prophetic dreams ni inzozi zitubwira ibintu bizaba mu gihe kiri imbere. Muri make nko kurota ibyago bigiye kuba byakubaho, ukurota ibintu bizaba cyangwa se ibintu bizakubaho, cyangwa se kurota ibyo uzageraho mu minsi iri imbere. Nizere ko muri kugenda mubyumva neza cyane. hari igihe Imana cyangwa se umwuka w'imbere uduha ubutumwa
binyuze mu nzozi cyangwa se binyuze muri izi nzozi, bikaba byatuma ugenda urota uku nguku. Aho ngaho rero hari ku nzozi za gatatu cyangwa se ku bwoko bw'inzozi za gatatu mukunda kugenda murota. Tugiye gukomeza tugenda turebera hamwe izindi nzozi, turebere inzozi za 4, iza 5 ndetse n'iza 6 ndetse n'iza 7 kugira ngo turusheho kugenda tumenya inzozi turota mu bwoko ki cyangwa se bimeze bite. Niyo mpamvu nanjye mba ndahanga ngo ngende mbasobanurira akantu kandi ku bintu byose bijyanye n'inzozi. Niba rero ikintu wifuje kuba wamenya ku bijyanye n'inzozi, ni byiza ko wanyandikira kabisa muri comment, nyandikira muri comment nite nkufasha. Kandi nimba wumva kino kiganiro cyakubereye sawa cyane, bitubwira muri comment tubwire ngo turumva ari sawa cyane, kandi wandike muri ibyo ushaka ko nagusobanurira. Ubwo rero reka dukomeze n'inzozi za 4. Rero ubwoko bw'inzozi za 4 ni izitwa inzozi zo mu mutima cyangwa se psychological dreams. Psychological dreams izi zituruka ku bitekerezo byawe bya buri munsi. Urugero, ukurota umuntu ukumbuye cyangwa se kurota ibintu wifuza cyane. Ikindi nanone kuba warota ibyakubayeho mu buzima bwawe. Ntabwo ziba ziturutse hanze, ahubwo ni mu mutima wawe wigaragaza cyangwa se ziva mu mutima wawe zikigaragaza. Natinze, reka dukomeze no ku cyiciro cya 5 cyangwa se ku bwoko bw'inzozi za 5 mukunda kugenda murota muri benshi. Ni inzozi za roho cyangwa se spiritual dreams. Spiritual dreams izi zituruka ku ruhande rw'umwuka. Reka turebere hamwe ingero zigera nko kuri 3 kugira ngo tubyumve neza cyane. Urugero rwa mbere, nko kurota uri gusenga cyangwa se kurota uri mu rusengero. 2, kurota uhuye na marayika cyangwa se uhuye n'umudayimoni mu nzozi. Urugero rwa 3, kurota ubutumwa buvuye ku Mana. Reka turebere hamwe inzozi za 6 cyangwa se ubwoko bw'inzozi za 6 mukunda kugenda murota. Inzozi z'umubiri, mu ndimi z'amahanga bikaba byitwa physiological dreams. Physiological dreams ni inzozi zituruka ku bintu by'umubiri wawe. Urugero, kurota unywa amazi kubera ko ufite inyota. Ahandi ukaba warota uri kurya kubera ko ushonje, cyangwa se nanone ukaba warota wumva ubabara cyane kubera ko urwaye cyangwa se izindi mpamvu. Ahanga hano umubiri wawe uba uri guhereza ubutumwa ku bwonko, noneho bikarangira bibaye cyangwa se bikarangira bihindutse inzozi. Nyine wowe ukabyumva mu buryo bw'inzozi kabisa, ukarota uko nguko. Reka tugere ku bwoko bwa 7 cyangwa se ku cyiciro cya 7 cy'inzozi mugenda murota. Ni inzozi zisubira cyangwa se inzozi zisubiramo kenshi cyane, arizo zitwa recurring dreams. Recurring dreams ni inzozi urota kenshi cyane zisubiramo cyangwa se zigenda zigaruka. Urugero, nko kurota uri mu ishyamba cyangwa se kurota umuntu umwe kenshi, muri make inshuro nyinshi ukajya umurota kenshi cyane gashoboka. Cyangwa se kurota wapfuye ariko nyuma ukongera ukaza kuba waba muzima. Izi ngizi zigaruka kukwereka ibibazo cyangwa se igitekerezo kitarakemuka neza cyane. Ibi rero bishatse kuba byavuga iki? Bishatse kuba byavuga ngo igihe cyose inzozi nk'izi zigaruka cyangwa se igihe urota inzozi nk'izi zigenda zigaruka kenshi cyane, uba ugomba kwita ku butumwa buzirimo, ukabasha kuba wagenda umenya ikizihishemo, ukakimenya neza cyane. Ibyo bintu birafasha wongereho ngo birafasha cyane. Twibutsa ko rero izi ngizi zari inzozi za nyuma cyangwa se inzozi za 7 twari kuvugaho kuri uyu munsi wa none. Reka nongere mucire ku mwanya musubiriramo inzozi twavugaga nyine ku nzozi zisanzwe. Mu ndimi z'amahanga ni common dreams. Tujya ku nzozi za 2 arizo twasanze ari inzozi zifite ibimenyetso. Mu ndimi z'amahanga zikaba zitwa symbolic dreams. Tujya ku nzozi za 3 arizo nzozi z'ubuhanuzi zitwa prophetic dreams. Tujya ku nzozi za 4 arizo inzozi z'umutima, arizo psychological dreams. Tujya ku nzozi za 5 arizo nzozi za roho, spiritual dreams. Tujya ku za 6 zitwa inzozi z'umubiri arizo zitwa physiological dreams mu ndimi z'amahanga. Tujya rero ku za 7 ari nazo za nyuma twasanze inzozi zisubira kenshi cyangwa zigaruka kenshi, arizo zitwa recurring dreams. Rero reka dore ubutaha ni nahanga nsoreje.